murakaza neza mu rubanza. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ninde ukubajije amazina yawe? Tekereza ku kintu urimo gukora kano kanya, uri mutwumva. Hanyuma nimbitekereza bigende bite? Nubitekereza neza, uraza gusanga intego ya nyuma ugamije ari ukugira umunezero muri ubu buzima, haba uyu munsi cyangwa se mu gihe kizaza. Ibyo ni ibyo utekereza weho gusa. Abashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo mu mahame y'ingenzi bashyizeho agize uburenganzira bw'ibanze bwa muntu harimo gushaka umunezero. Hanyuma ibyo bikabafasha iki? Ibi byose nibyo bituma twishima. Mwanafunzi, reka imikino hano ni mu ijuru waje, ntabwo ari mu isi. Nubwo haba nta kintu cyiza cyakubayeho, nta mafaranga ufite, utabyaye cyangwa utabyaje inka, utanyoye inzoga cyangwa se utariye, n'ubundi wakwishima. Mwanafunzi, nukomeza gutyo urajya mu muriro utazima. Ibi byose niba ari uko bimeze, ninde wabitangiye? Reka tutangire urubanza, twumve ibyaha byawe turebe niba urajya mu muriro utazima cyangwa niba urajya mu ijuru. Sinibye, sinishe. Ariko wavuze ibinyoma. Ntabwo nigeze mvuga ibinyoma. Ni iki wakoze wumva cyaguhesha ijuru? Uyu munsi no mu gihe twibwira ko nta kintu turimo gukora, nabwo tuba turimo gukora. Urubanza ruratangiye. Twishimiye ko murimo kutwumva. Ugiye kubazwa ibyaha byawe byose wakoze. Ubu nyuma y'iminsi 30 murahembwa. Icyaha cya mbere ushinjwa ni ukunywa inzoga. Kunywa inzoga reka tubivugeho. Tubwire impamvu zikunda cyane. Guhindura uburyo twiyumvaga bitewe n'inzoga niyo ntego nyamukuru ituma tunywa inzoga. None kubera icyo uhitamo kunywa izisindisha gusa? Inzoga idasindisha abanywa nzoga ntabwo bayinywa. Igihe wabereye ntabwo uzi ko kunywa inzoga zisindisha ari icyaha gihanwa n'amategeko. Izi nkuru dusoma muri Bibiliya ni impamo cyangwa ni amateka yabayeho. None kubera iki mwanga kunywa ibidasembuye mukinywera ibisembuye gusa? Twanga kunywa ibidasembuye kubera ko uko ubinyoye umeze niko bimara ukimeze, usibye ko bwuba wahaze. None abanywa izidasembuye hari icyo baba? Muri Babiloni ho muri iyi myaka itegeko ryahanaga umuntu wese wenga inzoga ibishye. Tubwire byagendaga bite? Umwenzi wengaga inzoga ibishye bayimwinikagamo kugera apfuye. Mwanafunzi, ibyo uvuga rwose urabeshya. Mu Misiri ho inzoga bayifataga nk'ikinyobwa gitagatifu cyavumbuwe n'Imana Osiris. Yigeze kwibagirirwa ingano ziseye ku zuba aho zari zanitse, maze zikaza kwivanga n'amazi matagatifu ya Nili, bikavamo ikinyobwa kiryoshye cyane aricyo cyaje kwitwa inzoga. None ibyo uri kumva byadufasha iki? Ibi byanashimangirwa n'ikoreshwa rya divayi nk'ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Ceceka, iyo ntabwo ari ingingo yakurengera. Reka tuve muri ibi by'amateka tuvuge ku mibare. Mwanafunzi, icyaha cyo kunywa inzoga kiraguhamye. Ntabwo bisobanutse neza niba ari twebwe tuyinywa cyangwa niba ari itunywa. Inzoga ni ikiyobyabwenge kandi irica. Ni ikiyobyabwenge cyemewe n'amategeko mu bihugu byinshi by'isi, ndetse banaretse kucyita ikiyobyabwenge. None uremera ko atari ikiyobyabwenge? Gusa ubwenge bwo kirabuyobye. None kubizi ni iki cyaguteye kuzinywa? Kubera ko ari ikinyobwa gisa n'igikora ibitangaza mu mubiri w'umuntu. Ikinyobwa unywa kikaguhindurira ubuzima. Bitangira wumva ari imyiyumvire myiza, ukumva urasa n'uruhutse, ibitekerezo bikisukiranya, ukumva uri mu bihe byagukundisha gusinda. Ceceka, iyo si ingingo yakurengera. None ukurikije ibi bike muri byinshi tutaboneye umwanya wo kuvuga byerekeye inzoga, urumva mu kohereza inzoga mu nda yawe ari wowe uba uyinyoye cyangwa niba ikunyoye? Cyane rwose, icyaha kiraguhamye. Litiro 6 na santilitiro 40 niyo ngano y'inzoga buri muntu utuye isi urengeje imyaka 15 y'amavuko anywa buri mwaka. Ariko abantu bose ntabwo banywa inzoga nkawe. Ubwo niba utazinywa hari uzi kunywera. Mwanafunzi, icyaha kiraguhamye, ugiye mu muriro utazima. Mu by'ukuri nkwiye kuba nshinjwa icyaha? Cyane rwose, nuko dusoje urubanza hajya mu muriro utazima. Turapfuye, turashize, igihe cyaturangiranye. None urumva hari ibindi bisobanuro ufite? Nta kindi gisobanuro wabiha usibye imperuka cyangwa se igihano cy'Imana ku bubi bw'abantu.